Katabirora ati mukobwa nkunda ngiye kwiga mu mahanga uzantegereze nta wundi ni we tuzabana. Umukobwa ati ntacyo bitwaye nzagutegereza. Uwawe najya handi ujye ubaza umutungo asize ntugategereze umutima ajyanye. Wakundanaga mvara rukizere uziko twuzuye bihagije nanuko kandi bigikomeza uziko ntacyo wamburana nakomaga mu make ndo ukaba wanjye rwose none rero ngiye kukubwira ntikikwabaze nakugerageza kubyihanganira. ayiwe kunayo ubwoba niki nagutindiye ndakumenyesha ko nabonye ishuri mu mahanga. mu mahanga yagana he? Nzajya mu Bubiligi. Uzamara imyaka ingahe? Si myinshi nini gusa. Yego mani hora we. Ina yose. Siko nshobora nyine kwiyongeza nyuma. Yewe bizaterwa nuko bizaba bimeze nyine. Ibyo ubukwe bwacu bikagenda bite? Ayo. Ko nuko bihagaze. Yewe mbaba cicika. None byagenda bite? Kwanza banaragiye. Ntibishoboka. Mana yanjye we. Uyu mwana ntwita kazaba wande. Uwo mwana utwita kazaba Katabirora. Nuwanjye rwose ndabizi kandi ndemera niko sari yanjye. Ko byose ari nyirabayazana. Rekeraho. Cyakora cyo kandi nanjye sigiye ngusaba imbabazi. Uretse ko mvaga nta kibazo gihari da. Cyo kugenda ntabwo nigeze mbitekereza rwose. Uzatwita nyine ubyare hanyuma uriri. Ni koko nyine. Ntabwo urase muki. Ntacyo koko. Muzantegereza aho nzazira dushingirwe. Nyuma y'imyaka 4. Yego birabaje kuko bazakuvuga kandi uri wenyine birumvikana ko bitoroshye ariko isi niko imeze. No kwihambira da. Bya byose ariko nawe urumva ko iryo shuri nari ntomboye ntashobora kugitesha ne byagenda bite. Mbega ngo ndarita. Mana yanjye we. Umunsi mwankozaho koko. Ndabona nta nine. Ntacyo bitwaye da. Nakubujije kurya ubukwe. Umara rwose ntacyo bitwaye. None dore ibyo nkoreye koko. Mana nyir'ijuru rwose umpoye. Ariko nanda kurenga. Ikibazo ahubwo ga nuko utarabona akazi nibura ngo uzashobora kwirwanaho. Hanyuma wakabimenya. Oya nzagerageza kugira icyo nkohereza. Irega nanjye nagenda nagira buriya ngiye mbabaye. Abisigaho de. Atari wowe se ubundi koko. Umbuza kwikomereza amashuri ngo ntiwakwihanganira igihe nzarangiriza. Kine gitangaza. Dore ibyo nkoreye. Amasi imyaka 4 noneho ninjye uzakushobora kwitegereza koko. Niba utageze ngo wifatire undi. Ngufata undi. Umutima urambwira ngo ubu byawe nanjye birarangiye. Abajya bagakomeza imigambi bajyanye n'imbarwa. Ubuse rwose nkuraye ntikizere. Ntabwo nkwemera. Wowe nyizera gusa nkuko bisanzwe. Nzagenda we ntekereza ngaruka ari wowe insanga. Gira uti tubyaranya bo. Naho reka ibyo ndimanganya. Ariko kutagira ikizere kizi. Ko murasetsa koko. Arya mwasanze abagore ari bo bagomba kwihanganira ibibi byose no kubabara ku buryo bwose. Kuki sawa utihanganiye ko nega ngo ndangize none ukabo ntaya. Kuki kikunaniye utakuyumvisha ko nanjye cyananira. Turi abantu twembese. Ariko murasetsa. Kize. Ariko ye. Urumva ninguhemukira. Ninguhemukira ijyango cyawe kizanyici. Nicyo gituma utagomba kugira icyo ukinisha gukora ku mwana wanjye urumva. Igendere. Gendera nziritse ku katsi. Ariko se nkuzira ku katsi uragira ngo ndeke kwiga se? Mbega ngo urandya wakanyagoga. Katabira n'ukuntu twuzuye koko. None se kwiga se n'icyaha? Uremera kuko ntaye mukangana. Bizadufasha se? Gusa ndiga nkarangiza amashuri. Twakundanaga Sekondari Nyarwanda uriya nkunda nanjye kandi nkaba ntamwanga cyane uretse ko ntanamukunda. Bya byose ariko ndabona bishobora kutuviramo mu bana. Kizere kandi nabo barantegereje ndetse ari hafi kubyara niba atarabyaye. Gusa mbikitendera icyakora yamahitamo yaje nyine n'ibyo. Ikibazo gusa nuko kutarongora Nyarwanda ari kwirangaraho bikomeye. Icyambere yarize
ashigaje umwaka umwe ngo arangize kaminuza. Ikindi ngo aturuka mu muryango udasanzwe, ubwo yarangiza umwaka utaha nanjye ashigaje 2. Mu gihe nkiga wakaba akora yinjiza amafaranga 2 twajya gutaha tukajya icyo dutanye kigaragara. Nyamara ndumva ibingibi ntawe bimuhaye. Yego simwiza nka Cyizere, ariko sinamubi cyane da, ubundi ngo ntamubi wisize. Ubwo nyine wamwe afite ubwiza, undi afite amafaranga. Aka ntamurongo yaruzishakira. Cyizere ajya n'ibyizere bye, ubundi ngo ni kiraza amasinde. Rero ngo afite amashuri 5 yisumbuye ara. Ubu kaminuza nigezweho. Ndabona ubwo Nyarwango hasesekaye. Rekazi tubirangize, turabirangiza ahangaha. Sike. Tumwemera amaze ndebe bibuko byakabaye. Iriwe sheri. Amakuru rako ntuzi uyumviye. Kamera sheri. Bite byabise. Ni meza, amakuru yanjye ni meza. Anga nawe ufite akabara zifatira hakuka keza. Hano ni heza da. Mpuzane se agatebe cyangwa twigire mu nzu. Reka twigire mu nzu. Sanze ariho niho umukunze. Ndumva ariho twamererwa neza kurushaho. Harimo n'akazi keza. Ndavugira da. Mama narinze no kugusezeraho. Wiki. Reka kugusezera. Sezero sijyaye. Ndashaka kwimuka ngatura kure yawe. Nibura byafasha kutagumya kubonana nawe. Wiki. Urifuza ibitangaza. Urifuza igituma rero tutabonana? Rwose. Iyo mpamvu se ndayimenyara? None se ko ngukunda. Kubona kandi nkarushaho. Wakomeje. Mbara. Uzahagararira hehe? Ye kure yawe azatuma nkwibagirwa. Kunyibagirwa? Ntukanyibagirira u Rwanda nibura hitaraho igihe kigeze. Ngira utahubwo ngera umurego yose nibyo. Maze rero ngo umweshenguke rero ngenyine wowe wigaramiye. Nigaramiye. None uzagere gukunda indyama bigushimishije. Kereka se nagukuye. Mbona nkuvugisha yibereye Kigali ahari. Iyo wari utekereza bitarangira nayo ibyari. Shobe no kuyibona. Kugira ngo uri ahandi. Sari ko umuntu uri utekereza n'indera. Niwe nkunda gusa. Ibindi bibazo. Komeza kundi umutima ye. Kandi yimukana ryo waruzanye uhimbure mu gutwi. Nako kwimukana byavuba da. Ariko yimukira hano. Wagira ngo hari waruzi ryo nararanye. Urashaka se kuvuga iki? Urashaka kuvuga iki? Gusura umwana. Kubwiye ko mu minsi mike cyane sawa duturanye muri iyi nzu. Ishokaye ubwo se uranshinyagurira kwibiri. Uragira ngo nshiture gusa. Ntushitura humura da. Tuzabana rwose. Urishimye? Abese nyine tabugisha nka mukobwa yabwiye ko agiye kurongora. Ate ko nyine yabishimye ko yari yaragumiwe. Nanjye n'urukundo ngufitiye kuko numva ndifuza ko babana n'undutani ngi. Rohoka yewe. Kandi nge nuko mvuga ntutegereze n'ijambo ryanjye kuri iyo ngingo. Ese kwemere koko? Nyanga noneho. Sibyo. Yabana nta wundi mwana. Nuko mvuga kandi. Teza amaso. Cyangwa urankeneye. Aha. Ngomba nawe. Yalabi Mungu wangu. Nani alifanya hivi? We mtoto. We. Analia. Iko mzima tu. Kuyaweka dogo. Ya. Abakobwa bari hanze hawe. Ubu nyina arimo ararenga mu muhanda ngo ni za mademoiselle. Erega uyu we yari yagerageje. Kona atabanze kumuniga. Ariko se ubu uyo ntaza bwondi yari guhodokera aha. Niba ibisimba byari bimuramukije. Ariko Mungu wanje. Kuki utanga imbuto ku biti by'amahwarosi?
hayi wewe akana kanjye kari hehe mana y'u Rwanda se noneho ndagirane ye baba we uramenye se utansonga mana ihoraho igisimba cyakariye nta kumuti ye baba we mana ihoraho mana nyagasani wambabarye udatuma niyahura rwose mana dore ko nawe ushaka kungerageza ariko ubanza ari uwagatwaye ko ndeba se n'utwenda twe ntaduhari ariko mana ko kureke nkwibarize ko nzi ko nta kugomeye by'umwihariko ngo wenda ni igihano uranziza iki koko data we nyagasani yantera umwaku yantera intimba katabirora arakanyagwa yamvutse ubuzima agatindi katabirora arakarora ibayi nyagasani we Usemana rwose wambabariye ukanyereka akana kanjye ko ntegeze ngira igitekerezo kibi ku mutima wake ubu yagize ngo n'uwagataye oya we sinanabirota Bikira Mariya mubyeyi wowe uzi impuhwe z'ababyeyi mbabarira akana kanjye koko mubyeyi rwose ndagusabye reka nceceke ndarira se nanone ngo agaruke cyangwa ngo subirane ubukobwa bwanjye njya mu bandi nta kimwaro ishyano mbega ibyago kwiyahura ntibishoborwa na bose koko naho ubundi naringeze igihe pe aye mana nyagasani ariko se nyagasani wanyeretse akana kanjye koko Yego muraho padi muraho mwana wanje inambahoro se ngaka gatebe mwicare murakoze padi ni amahoro ariko bitari cyane bite narinje ngo mumfashe urifashisha se ko ndeba utari kimuga nkaba kandi mbona uragakumiye urifashisha kubuye buryo uretse cyangirira nabi gusa naho ubundi icyo mwabona cyose mwama cyakora iki cyo twakubonera ni kapenetensiya ejo ukazaza ugahazwa ntakindi rwose nabyo simbyanze yego ariko icyo nifuzaga nifashishaga ku mubiri yego kuko burya iyo nta mubiri nta na roho iyo bikiri ku ibyo ni magiriyani yego pe maze rero nuko batindira ubwo mu ndebe ubona sogobwe gusogobwa ni ukugira gute nuko nananutse cyane nkaba meze nk'amagufwa padi nagize ibyago byinshi n'agahinda gahagije bite ubwo narinje nyine ngo ngire inama unamfashe uko ushobora mbwira wenda nagira icyo nakumarira kandi ntunyishishe ndi mubyeyi cyane yego padi ndi mubyeyi mva nari narize amashuri 5 yisumbuye naranabonye n'impamyabumenyi nziza ariko nkaba narifuzaga gukomeza no mu mashuri makuru yego birumvikana kubw'amahirwe make yanjye rero makeya yego padi hari umuhungu nyine twuzuraga ariko mu buryo bwiza rwose nta bukubaganye numvaga nta bukubaganye nako twigeze none se kandi ahubwo twari hafi no gushyingirwa kuko bari barafashe irembo ndakumva rwose komeza nuko rero rimwe njya kumusura i Kigali aho yakoraga yagutumyeho cyangwa yego padi niwe wari wantumye ngo tutegure iby'ubukwe bwacu ngenda rwose ntacyo nikanga kuko twari tumenyeranye kandi muziho ubwitonzi ibyo ndabyumva none hanyuma bigenda bite nageze aragumya yikoza hariya ntabura ibyo ambwira ngo yirukamo aho kumva arashaka ko bwira ngo ndare ariko njye sinkabimenya hanyuma ubwo nyine bumaze guhumana araza ati dore burije cyane cyakora hariya hari umusore w'inshuti yanjye ufite imodoka none reka nyaruke mubwira aze tukunyarukane tukugeze imuhira nuko muragenda oya padi ubwo nyine yari yifitiye ibyo ashaka kugeraho
yego padi. ati Yaragiye amara y'amasaha n'amasaha agarutse mu gicuku kiniha ngo yamutegereje aramubura none n'indare nta kundi byagenda. urarara rero. Yego padi. Ubwo rero nyine niriwe mvuga menshi nubwo uri padiri bwose byakurikiyeho urabyumva. Ceceka se wirira, ceceka. Wirira sigaho, wariyinka none ugiye kunanirwa n'umurizo? Humura rwose komeza ngutiza amatwi. Wenda nagira icyo nkumarira. Urumva? Yego padi. Gusa hari icyo ntumva. Ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda. Yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya. Ngo abantu nuko bajyaga bamubwira ngo ni indaya. Ngo indaya? Ngo nibyo yashakaga kureba. Nyine ubwo urumva ko ari abashakaga kwica ubukwe bwawe. Kuko utatatse ngo bagutabari. Nasanze gutaka muri icyo gicuku ari ukwiha inkuru gusa mpitamo guhebera urwaje. Wemera kubana nawe rero? Padi nta nubwo byari binteye ubwoba cyane kubera yuko none se ko naruwe kandi uko bari baranasabye nyine. None komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza. Ubwo nyine uwo munsi nahise nsama. Uratwita? Yego padi. Ni byiza uzakomeze witonde. Uzakomeze witonde. Mbere padi kandi n'ubwa nyuma. None se ubu warabyaye? Ubwo nyine nda imaze gukura mama yambajije ko ntwite ndamuhakanira. Ndiwumva uramuhakanira kuki wabeshe umubyeyi? Kuki? Nangaga kumutera agahinda padi. Ariko nyine nawe ntiyabyemeye kuko byagaragaraga. Uhitamo kumubesha rero? Ku bantu bazi kubira nuko nangaga kumubabaza rwose nta kindi. Ubwo nyine nibwo mpisemo kwigira mu ishyamba bariho mbyara. Mu ishyamba? Yego padi. Iyo bikoko bikurya? Ibyo nashakaga ariko sinabibona ahubwo mpabonera irindi shyano. Shyano ki? Ubwo namaze kubyara nyine nifashisha udufaranga mama yari yarampaye tw'impamba musezeye ngo ngiye gushaka ishuri cyangwa akazi. Mukobwa ntabwo uri umubeshi? Mba nkwambuye padi ntabwo mbeshya rwose. Unyambuye iki? Ntabwo mbeshya padi ntabwo mbeshya. Oya ni ukuri rwose ntabwo mbeshya. Ntabwo mbeshya padi. Uramenye kutinye kumbesha? Mukrizi yandu umusaserodoti hanze ndi umutariyani. Oya padi. Uvugisha ukuri? Ntabwo mbeshya rwose ninyemera padi. Ubwo nyine namaze kubyara udwo dufaranga dushize inzara y'umubyeyi igiye kunyica nabuze n'icyo nonsa akana. Ndakaryamisha neza njya gushaka icyo kurya ngarutse ndakabura. Urakabura? Mama ari cyumweru cyose ntunzwe no kurira no gusenga ngo Imana impa akana kanjye mpebye ndataha. Ubwo rero ntawamenye ko wabyaye? Uretse wowe mbibwiye na Katabirora wari uzi ko ntwite kugeza ubu kandi nawe ntazi amakuru yanjye. Katabirora ni nde? Ni uwo musore padi. Ubu sabahi? Agataho nyine yambwiye ko tutagishingiwe kubera ko yari yabonye ishuri ubu ngubu ari mu Bubiligi. Ukukeka se ako kana kaba karagiye hehe? Ndakeka ari igisimba cyagatwaye. Hari amaraso wahabonye se? Ntayo ahubwo n'utwenda twe naratubuze. Noneho n'umuntu waba yaragatwaye niko mbyumva rwose. Icyo ari cyo cyose cyanteye intimba ntazashira. Birumvikana ubuzima bwawe ni sinema. Ibizazane nk'ibyo byatuma umuntu yiyahura kuko uretse ko byaba ari icyaha. Tugomba kwihanganira ibyo byose Imana itwoherereje tukayizera. Cyakora kandi gira imbabazi kuko nubwo utabonye ibisimba ngo bikurye wari warangije gucumura mu bitekerezo. Urumva? Bicuze rero wiyemeze no kutazabisubira. Hanyuma uwo muhungu amaze kugenda ndakukwandikira ntakindi? Kata nakora yanyandikiye rimwe gusa amaze y'ukwezi nanjye ndamusubiza duheruke ibyo byonyine. Uretse ko nakomeje kujya mwandikira ntansubize ngeze aho nanjye ndarekera. Wagize ibyako? None se mukobwa ukabwira ngo ngukorera iki cyagufasha? Mumfashije kubona akazi mwaba mukoze padi. Akazi? Yego padi mwaba mungiye neza rwose. Ndumva nta mukozi dukeneye. Mungeragereze mubyeyi. Cyakora umuntu yahumiriza akareba aho waba uhagaze kuko numva uri mukaga. Yego padi. Uzapfe kuza
ubukorana na Muhoza ariya muri ekonoma ndamubwira za kwereke icyo uzakora ariko nawe uzerekana ugitonzi nduza nteze urubwa mu bandi oya ntibyo si ibyo ntozwa padi rwose mubyeyi murakoze cyane muzabyibonera namwe rwose nako murakoze sinabona icyo mvuga rwose oya genda uzazejo murakoze mubyeyi kandi wihangane yego padi ndukihebe kuko Imana ihari yego padi ndukibagirwe no kubabarira bakugiriye nabi kuko nayo itubabarira yego padi ubu se nakatabirora nkamubabarira dore niwe ugomba ahubwo guheraho niwe ugomba guheraho padi kuri we ndumva ari ukugeragezwa oya ndasaba ahubwo n'abandi bagufasha amasengesho n'abagenzi banjye bose tugufasha amasengesho yego padi murakoze cyane ubwo ngubwo uzaze ejo gutangira akazi yego murakoze padi yego urugendo rwiza yego murakoze padi yego injira muraho se muraho yego niko karamba niba ndibeshe ndakeka witwa Cyizere nanjye ntabwo mwibeshye icyarasi amakuru kiyawe se ariko ntabwo singiye kubeshya komera ubwo wenda biraza guhinduka burya iyo umuntu ahangayikiye akazi niko bimera yumvise yamushireho rwose maze rero padiri yambwiye ko yakwemerera akazi kuko yabonye witonda abandi bajaga bakamusaba agahitamo kwikorera akanga rwose kuko burya ibintu by'amafaranga iteka biragora ibyo usite ku murimo wawe rero twaye kwishishana yewe keretse rwose hajemo urushorera naho ubundi nyizera rwose rwose ndakwizeye turera akazi uzaje ukora yego ubundi rero ndi kubona ntawe uri hano muri iki kigo uzaje ubika amafaranga acuruzwa ibintu byose bya hano bazaje baguha ukabikorera fagitire urumva yego dore agatabo kashira ukanyaka kandi hanyuma kandi ugomba guhora witeguye ko nzaje ngukontorora kenshi kandi ngutunguye urabyumva rwose ndumva ngwe nanjye kukwereka rero ibikoresho nawe uzaje ukoresha dore umwanya wawe yego dore umwanya wawe nguyu dore n'ububiko urumva ukitonda yego murakoze ndabona rwose tuzafatanya humura rwose turi kumwe mwaho wiriwe akazi keza yego namwe murakoze akazi keza namwe mbega umukobwa ni igitego mandoga data umva ko abageni babuze da yewe dore ni kuriya nashakaga umukobwa ubona bwa mbere ukamwifuza ko yakubera umugore ugatangira kwibwira uko mwamumeze ari umugore wawe yewe nta cyiza kiruta ibyo iyo bibaye mahire mukanarwubakana neza umva ubwiza nihora arizeye rwose ikinyabupfura afite cyo n'injyana nkunda yewe uriya mwana namba muzara Muhoza sinkabeho nako nzasezera kugabana n'icarata yewe ariko yewe uretse ko mbona asa n'ufite ibibazo ariko ntacu wabona bikazamumfasha se none yaba yarabyaye ko mbona aricyo biteye abakobwa ibibazo ntacu ariko nashaka z'ababyeyi 5 Muhoza ndarongoye tu umunaniro nari mfite ni wari wo gutuma mbona aho ndyama ngo nduhuke yewe ubuzima bwanjye bukwiye kuvamo igitabo gihenda pe ubuse ko nakerera nanyoye saa sita kanshizemo mbikizene ubwo ko ndarara nigaragura kuri iyi ntebe yindi itandukana
igifu kinyisya mu nda nduzi ko ari ukwisya. Ni mu gihe kandi sinakirenganya kigomba gukora umurimo wacyo. Haracyari kare kubi kandi saa 2 gusa. Dore mune ndetse kandi Imana ihoraho rwangira urarangiye noneho. Ayiwe yatatone mbabarira we. Karame urakwinjira ntacyo. ntabwo watashye Yewe ntabwo watashye oya kuki ntabwo mfite aho ntaha. ye kutumvikana Niko bimeze. bimeze bite Bimeze nabi. None se ko nta mwene wacu ngire no hangaha kandi nkaba nta mafaranga ngo nkodeshe nagirane. ukaba wumva bigenze ute? Numvaga nzajya nirarira hano bwacya ngakora akazi. Noneho amafaranga muzampemba bwa mbere nkayashakisha icumbi. Use wari Oya reka mfata ibintu byanjye nari nigagiriwe hano. Erega iyo ntaza kubishaka ubura yanuga. nase najya kugira ntabwo ukava tujyane. Dore wanjye nta nyuma. Ni kuki tutari wambwiye ingorane zawe? nase ko tutari tuziranye numvaga mbikubwiye wagira ngo nasaze. Yewe datawe dore abakobwa ni cyumusira. Amasoni yanyu n'ubundi niyo abakurira ibizazane byose. Dore nko mfite amazi 2 mu rugo. Yizo gutinya ukambwira ibibazo byawe nari kugutegurira ukaba wicumbitsemo. Wenda ubaza guhimba ukabona kuri waho hasi. Wansigaye numva narataye umutwe ga. Oya rwose ntukibi. Oya kuba kuri njyewe birutwa no gupfa. Umva kandi nuko ndanye nari barenge nabe naho wandi simba nkwiye no kugira icyo nshira mu kanwa. Ariko kuki wiheba bigeza abo ngaho? Kuki wiheba rwose? Ewe birakabije rwose. Ewe dore wanjye ni hano. Ego nakaruri napfuye kugondagonda. Ariko nakanje ntacyo bitwaye da. Navuze ko ari akaruri. Nakaruri da wagira ngo ntabwo uzi yamubaka neza bari. Ni karuri karibu. Mbega hano heza. Wanjye nahari. Ubu mwumva mumeze mute? Kubera iki? Byarahanjye nahita nsazwa n'ibyishimo. Yarabaye. Reka bakwiyera ariko gusara. Kuko rwose ntabikwifuriza. Aha. Kuko uzari ntacyo byawe bikumariye. Ni mwicare se. Mwicare. Yewe. Mwina kumeza nawe nateguye. Umuze mwana ateguye ikira. Nakubikorera ukicuza cyatumye nzana. Yewe nijye biri bunshimisha cyane. Ariko rwose washekeje. Kugeza ubu ntabwo ntabyumva. Wabona kuzageze ko. Bega ibiryo biryoshye. Hano bategura neza gutya. Bitu umuhungu uzi gutegura cyane da. Yewe jewe wabonaga uzageze kuko rwose. Ntabwo nabyibazaga. Biraryoshye cyane da. Biraryoshye. Ni wari uko mfite inzara cyane. Yekubise inkoni noneho sinzi uko ryagenda. Yagize ngo uraza. Naho ubundi ntacyo nibazaga ngewe. Burya ikintu udashobora kubonera igisubizo birutwa no kutirirwa ukibazaho. Reka ibyo tubyihoreye ahubwo turyoherwe da. Murakoze cyane. Ariko iba urumanje kugira icyumwa. Hano hari amata kiri na fanta uhitemo icyumba cyakuramira vuba. Ndanywa amata niba hari. Urakagira amata rwose. Uzi gushaka amata n'icyo bivuga mu Kinyarwanda. Bivuga iki? Mwakiri. Yewe niba utabizi nzabikubwira kandi nzayabuha. Muzaba mukoze. Uzoro cyizere. Nakwikandagira iwanje. Gushire wizane rwose. Naho awuri nako naho uzajurara. Ndumva ndizera neza ko tuzagufata neza niba ushinye ubushitsi. Akino fizi mo kabyara n'umuhungu yaranyekesheje. Nibyo byiza da yayihishije neza. Menyera ryoshe da. Ubu numva rwose ntacyo mfite icyo kuvuga nabashimiye cyane. Nje ndakubwiye ni humuraye. Nje ndari rwose. Kandi uzo ngiye ufite ku mutima cyose uyinigure.
murakoze rwose ubundi rwose ndumva ameze nk'umuntu ari mu nzozi gusa umuntu akubwiye ariko urumva wamunganya iki ko ariko rero nkumenyesheje nihuta kandi ko ndi ingaragu mu yandi magambo ni ukuvuga seribateri ahubwo narindi bukubaza aho abandi bagiye reka da usugire bwose ariko nakeka ko musezera bwana arakara ariko uyu mwari zigeri ya bandera zashize ya njenu arandaniye ndabona nabatangiye kuna urandutira abantu nzakuratira batakuzi abakozi bakurira nkonera senya guhirwa kugira umutima w'urugo rwaje ndetse najya gutinda kukwemerera bitewe n'urukundo ngufitiye rukaba runshenguye igihe kirekire mu ibanga kuko ntigeze mbikwerekana rimwe iyo binyereka rugikubita uba wanyoheje umutware uremereye wanshegesha ubwonko iyo ntagira inenge mba narabigize nenge ki inenge ku mwari kabishema ku mubyeyi wivunika mfura ya data ibyawe mbizi byose kandi ntacyo bizahindura kuko icyo ntiyemeje ntahuze nakurebye indoro kureba intamuko kuganirize ngushimye baba niho umugeni wacu winyicisha agahinda se nkundira nguhoze amarira warize kera nayo kiru nkundira nkwibagize ibyago wagize urengana tuzarwubake duhiga abazisenye kandi bamwe muri bo barazishinze ari amasugi iyo nza kutagira imiziro nari kugusubiza ntizinitegeka uzabaza ababyeyi n'ubundi bimbwire ntawe umwaye nta miziro ufite uri umugore nk'abandi ndatinya ko ejo wavaho wicuza icyo wakoze bitagifite igaruriro oya humura nakugira inama yo kunyihorera nimba umuntu nzagushimira ibyo wankoreye birahagije kuko ntari mutanyurwa ariko ibyo byose kuko ubyibaza kandi ntagutanze kera kubimenya nkubonera ahubwo nkwitumire ku babyeyi maze ugende ubambwirire ko mafitiye ijambo uti ngo mumushakire umunsi vuba aha azaza ari babwire ubundi ntabwo nigeze nshira isoni nzagutumikira gusa ariko iki ndagusabye ngo nture umutwaro mparanye iminsi ndarembye rwose ngwino uwo nkunda amahoro yanje niwo mara agahinda urukundo nyago ntirukuka ndagushimye nzagushimisha nzakubera uko ubishaka ndaje unkoze wowe kankoza waba ameze nkawe baraguma nzagusasira ngo usegure neza maze dususuruke ahubwo nibyo nturora nzaguterekera rwose nzaguterekera amata meza nyarinde igitotsi maze nyaguhereze n'amaboko yombi ngusekera maze akanyuzuye umutima nkagusesekarize ku munwa nzayakirana ubwuzu nkureba mu maso namwenyuye nyanywana umunezero numva ndyoheye cyane tereka n'ubundi agira gitereka nzayagotomera maze ningeze hagati nguhereze ntakira ubuteretse ntuhuke maze wigire hino mpanabura igisomero nzaza nishimye ngusekera nkwicare ku bibero ngusokoze ubwanwa nkuririmbira n'uduhozo ngusomesha ku nzoga nziza nzaba naguteguriye mu gacuma keza k'umukuzo kayagirana kubera isuku nyinshi maze tumeneho abiri uri impundu umuhora akeye yemwe bene urugo muri hose ninde ni umugenzi ufunguza sunika ntihakinze reka datamba natinye ngo ndabagaze barazikinze nawe upfa kuzisukira cyane uje burindi
yewe uretse ko tutari no muri abo uvuga twe ntawe duheza rwose. Muraho se musaza? Urahonya kugira abana? Yego. Uko ufite umwana mwiza se mubyeyi. Mama shenge, ngwino mama. No wawe? Ni once ariko inzara igiye kumunyicana. Nicyo gituma navugaga ko nzaka ifunguro. Ubu niwe wangoye Rose. Bega umwana mwiza nyagasani we. Shika hariya se. No wawe? Nuko murakoze. No once. No wawe? Atese. Numwuzukuru wawe? Oya no once yewe. Wamunyihereye nkamukorera ko mva mushonje muzehe. Ubwo bishoboka. Nzamurerana n'abandi ujuza kumusura. Kuki numva nkunzi uyu mwana ra? Anywa amata sogoko? Oshu ngo yatererezwe. Buretse nge kumuzanira. Muzanire asomeho. Inzara yari igiye kumunyicana kabisa. Akira mwana wanje. Ungana shema wanje. Erega natwawe, muzerega natwawe n'ubwuzu bw'umwana ndakwibagirwa. Muzimanire iki wowe? Niba ufite ka cyayi ndanezererwa Rose cyangwa se ka Fanta Blanche. Orange. Yenga nge kukurebera. Nuko ndukanyagwe naho nari amabuye. Mwana wanje soko kera twimweraga amata n'ikigage ndetse n'akagwa ndari inzira y'idini. Ariko akira. Nuko urakoze. Watari injira idini nibwo wankaga ku kagage. Ni byiza. Ubu singikoza ikitwa inzoga mu kanwa. Mu kanwa kanze mba nkwambuye inzoga oya. Ni byiza rwose. Maze ureke nze ndebera umwana twenda ndaje. Yego wampaye inka. Ihorere ngurinde izuba. Ihi nawe uzandinde irungu. Ihorere igiti kita kwica. Ihi kagitema ngagicana. Ihorere ikararita kwica. Ihi ngarusikira amazi. Ihorere mwana wanjye. Uzi no kubyinira umwana wawe? Ndabizi buhoro. Yakira umwambika shenge. Yego shenge. Maze ntugatuma sonza ujye umunzanira. Ni byiza mubyeyi. Urakagira abana urakagira ngo bwo yabwinga. Yewe wa mukobwa we. Ibyo ufite Allahi azabikube 100 maze wunguke imbande zose wa mubyeyi we. Urakoze nawe gushima. Ariko hari gituma uyu mwana no wawe musa. Maze wa mubyeyi we Rwanda we uhisha uwahishaho. Ndaco nguhishira kandi ezo nzagaruka. Uyo mwana no wanze na Allahi. Urareba uko ngana uko singibyara. Sinzi uko ngize ndya rero nigira mwishamba kwishakira imiti. Obaye ikisi. Tuleko nisanganirwa ubuvuze bwa gihanga. Geze mwishamba. Humura wa mubyeyi we niki? Komeza ntacyo. Nuko mbona akana inzoka ikizingiye iruhande. Mani horawe. Nuko rero twebwe twigendanira imiti yacu nyine. Ndaco yasoboraga kundwara. Ngitera idawa yanze iragenda. Negera akana nzangani kazima. Numva imbohe zivanze nubwo bazirantashe. Ndagaterura no mu rugo ngoba. Umugore wanje nawe nubwo ari umukecuru bwose aratsakanya kandi nawe akonda abana kubi. Ari mutekerereza ati byihorere naje mu bandi. Ubwo aba atangiye ibyo yari yaribagiwe. Urumva ukuntu nabonye umwana? Nabyumvise. Ubwo se waketse ko ari akandi. Dorere hari ugushidikanya kundi se. Nizangirwa abakobwa nibantambuwe bogahwera. Musaza we. Ndakumva mubyeyi. Imana izaguhembe rwose. Urakoze nawe izaguhembe. Kugeza ubusa ntawe wigeze kubaza iby'uwo mwana. Reka da bazi ko ari umwuzukuru wanje. Ko ndeba kameze neza se wagahaye iki? Nagiye ngajana ku bigo nderabuzima bakamfasha. Maze bagufashije bose uzabashimire. Sibyo umbwiriza Rose. Nawe ndiwikuremo ga. Urakagwira, uragatunga nako ndeka. Yewe reka nyaruki hakiri kare. Nejo n'umunsi nejo bundi. Yego ngaho uramuke. Uramuke shenge.
wamwise ndetse ko nari nibagiwe kukubaza. Yitwa Jamobandi, niyo igena. Niyigena ko Juma. Mama ngaho uramuke. Ngaho urabeho wa muvyeyi. Urakoze cyane. Urakoze ejo nzagaruka. Ejo uzamungarurire. Rwose zabukoze. Uramuke. Ngaho muramukeho. Ye. Nyagasani Mana uhoraho usingizwe we, uriya n'umwana wanjye ntashite, n'umwana wanjye we aracyari usingizwe Mana. Musaza ugagena n'urukira. Niko uyu musaza aragenzwe yamayinga. Niko bigenze bite? Sinakubwiye ko nifuza ikintu cyakubaza rwose. Icyo kiri rwose ntukababare nkiriho. Mbwira rwose bihogo nakunze mbwira utarahogo. Mbwira rwose mbwira ikikubaje. Mbwira ikikubabaje rwose. Ubundi ntacyo nguhisha kandi nta n'icyo nzaguhisha. Ubundi ntagomba kumpisha rwose. Ntabwo icyambabaje uyu munsi cyo nibanga nuba nashobora kukikubwira. Iryo banga se nkinga. Yego umuntu wese agira ibanga rye. Ariko se kuri gushavuza umutima akaba ibyo nanga rwose. Ubwo ndabimenya gute ngo ngufashe utabimbiye? Rimbitse humura sinzakuvamo. Ninde mwanzi w'amahoro guhungabanyije ngo mwitura umujinya. Mbwira rwose mbwira. Ni wa mwana. Wa mwana? Uwese. Nuwasize urwaye. Oya. Baramuhetse arasinziriye. Ahubwo ni wa wundi. Wa wundi? Uwe. Wundi nakubwiraga. Uwese. Wa wundi wanjye. Ari yabaye iki? Nuwe buriya musaza uvuye hano. Buriya niwe yaranakana yari afite ngo agasabira utwenda ariko nsanze arakanje. Nsanze ari kagandi ka. Niko. Dawo kugakunda se nibyo byakwemeje ko arakawe? Oya. Soko ni byagenze bite? Burya amaraso ni igitangaza koko. Nagahaye utwenda ariko ngumya kumva ngakunze nyine ngahana amata. Hanyuma nshobora uriya musaza ambwira ko arako yatoraguye mwisi. Ariko warikeho kurira rwose. Mbira rwose. Oya yambwiye umunsi numva arakakandi kanje nyine nta gushidikanya. Nakanje we. None nawe utakwishimiye kubonye umwana wawe urarira. Hanyuma se mwavuganye n'iki no musaza? Ntacyo namubwiye. Nta kintu namubwire se yuko namubwiye ngo azamungarurire. Yewe, ahubwo none ukuririmba rero. Niko. Yiteseka ahubwo kuko nta kari gahinda usigaranye. Hasigaye no kumuzana akazana asanga undi mwana. Sabacuse. Sinari narakubwiye ko ugomba kuba ari umuntu wamutwaye. Niwe koko wari waramutwaye. N'umuntu wari wamutwaye. Ndatsinzerera ahubwo urasengerera. Ariko wasengera wagira. Ahubwo no gushakira uwo musaza ikintu gikomeye tukamuhemba. Yewe ariko se nkuriya umuntu yamwitura iki kuko? Ntacyo umuntu yabona kimukwiriye. Ewe no kugerageza. No kugerageza umuntu ukoze biriya rwose no kugerageza. Hanyuma tukazana uwo mwana maze ibyishimo bikabya byinshi wacu. Ariko no kubanza kubyiga neza ntago ubuka. Ndacyatinya ariko ko byagutera kandi. Njyewe se kandi ikindi kandi umunsi se yaje akamumbaza wenda agashaka no kumutwara sinumva kuzabyakira. Ariko kize. Kize. Karame. Imyaka ingahe tumaranye uko ubuntu uramenye. Yewe nzabyakira uko bigomba. Ahubwo naza kibuka umwana we azaba ari umugabo. Apfa kutazamufata nabi gusa. Hasigaye agahinda gake nka wa mwana upfushije umugabo nyine. Si icyo gicyo bivuge ariko uwo mugabo urasazwe da. Yewe gwina twitemberere gato dore wari umaze no kunanirwa. Ukunde wongera usekira uko bisanzwe. Maze ntuzahindukiye. Oya ntabwo nzahinduka. Kuko ntawizera umugore. Umara rwose sinjye wakuvutse icyo ukunda. Ntibikabe rwose. Erega n'ubundi cyanteye iyo ngingimira. Nuko numvise ngo ntawizera umugabo. Ngo guhinduka nk'umubiri wahindutse nyiraho. Nanjye sinabikora. Ariko wowe nakureba nkabona rwose utabigira kuko mbona utameze nk'abandi. None kandi nawe uti ntawizera umugore. Ubwo se yewe abantu Niko kize. Kize. Karame. Kuko nawe wumva hari aho mukinze. Reka se wowe mbivugiraho. Ahubwo. Ariko ubundi nkurikije ibyo nsigaye mbona kuri ubu ngubu nyine umugore wese nubwo warateguye ivarisi ye. Ngo bigende bite? Ko mbona se nabujukuruje basigaye batandukana ugasanga baratanga rwantorero mu Rwambere rw'iremezo bavugana kari murori. Umva kandi bagira ngo ngire neza. Uzaragira ngo njye wicara nzi ko nashyikiriye.
wowe bati nkoni kubise mukeye uyirenza urugo. ubu rwose uratekereza ugasanga dushobora gutandukana kize? Shuhuhu yewe byaburiraga n'amahembe nkanswe nkungu. Ihenga nze ndeba umwana ndaje. Ewe cyakora rwose unyitembereze. Yewe n'agacupa. ariko harya uwangiza igicumbi cy'urugo pe ngo nzajya mvanga ariko njye ku kazi gusa naho ubundi mbenye n'abana. ndakwiyamye ariko ubwo wagiye unyuza mukansohokana wabonye mwibare ugira ngo ndabyemeye. kugira ngo urabyemeye wenda ubyemere cyangwa ururire suja kujya hehe? twabura se tujyanayo ukajya kubinyereka hose numva bavuga tukajya nko kuri cafe de l'aéroport cyangwa muri mairie y'umubano kandi mbese cyangwa rimwe na rimwe tukajya kureba sinema nk'abandi bose aho kujya mu firanga nkaho ndi ikimuga hose si ku muhanda ntuhora wahita wazagiye reka kuhahita no kuhinjira ntaho bihuriye uretse wese ushaka kwigira kataraboneka abandi bagura babonye bararababungira amahoteli n'ibandi yaba ariko ntare kizongereza nyine naho ubundi ubwo saba abo ngabo munaramubungira na saba abagore cyakora nkubwiye ko njye maze no kubirambirwa ndashaka yego cyangwa oya mu mibanire yacu iyi muhena mwime nayi haze rwose ko mpeza mu kirega ati nabiharurutswe ko ntihasohokana ngo dusangire izo byere cyangwa izo nkoko na za brochette uzasinde ryari hamwe mwenyine gusa erega kunywa bye no kwisinda ntaho bihuriye ujye umenya kandi ko hagati y'ifura n'ibitsimba nyahabwa abantu di ariko uri muzima ni muzima nyine bivuze ko nk'umugore umaze kurengwa ngo atabura gushakira ibibazo aho bitari nibyo koko bamaze kurengwa utarengwa se ari wariye sari n'uwabwira ubyina umwijito ninde hajya ngo nta mugore ugomba kwinjira aho muri nkoko na za brochette se n'icyubahiro mu baha cyangwa no gutinya ko babacura ariko ndi wakubujije kujya erega ugasanga biteretse amacupa impande zose n'amasiniya yuzuye inyama n'amafiriti cyangwa ibitoki amabona aturitse ibifungo kumwe n'umugore ugaheba mbese harya we ntagira inyota cyangwa ngo asenze nk'umugabo yewe ahubwo uza gusara isi cyo kurana uvuga ko ari ry'abazungu wabayeho kinyarwanda kazira igitangaza uzabaza umukecuru niba yarigeze ajya kurwana inkoko na so mu kabari maze nanga ko mucurika ibintu mama yabayeho mu gihe cyabo ibyo byari bitaragera ino hari niba ari n'umuco ushaka kuvuga rero ndakeka ko niba atari ukujijisha waba warabifashe nabi abakuru bacu buri gihe bavuga ko ibyiza by'ahandi tutabura kubyigana ngo mujye mu kabari muri za brochette sinakubwira mu meneshe babarira se none se ubu ngubu urabona ujyanye nk'umugore wawe mugafata ikirahure ahantu hibashye hari aho byaba bimwaye nuko rero ngiyo kururu n'indi yisane katabirora n'indi unyuze aha n'inyirarwango na katabirora ararara sari kubuni mwashatse akanyuka bari mukajya mujya kwinigura iryo vangura niryo twanze raya ko mutamananirayo so kogera uri mwati kari asika kandi umugabo wanje yigeze gusoza undi ati yashana ariko risa n'inyama y'inyoni rirandeba iki undi rakabara tangiye ati dorere bakarya mugenzi w'icyara ati dore kuntu yadodesheje nibuno bya ubwo intambara ikabira rose gabibaruba abana bibonye ni mugihe abajanda n'abakiranira aho ntibabare ntarumikwa muzagende nakubwira iki ariko ariko igituma mwaho gusohokana n'abagore banyu mugasohokana n'amahawara yanyu n'ukubera iki hajya ngo nuko bazi kumera neza kurusha abandi rero ndasara ngo bazi no kurerembera amaso basizeho amakara mwareba mukarushaho kuryohera ni amakara wabuze se imifuka iri ifata amakara hari dore amakara imifuka iruzuye ntukande tuhaye amashyano yewe nari nibagiwe ngo nuko banywa za divayi za menshi dawe zituma murigarura mupiganishwa amanota aho si byo bibajyana ubundi byimenye ute ko utagiyeyo ariyo yaje mwibamo nk'inopfu cyangwa nawe ujyayo mu rwego sega hose kandi ariko ndanakwiyamye ariko nanjye ndasara se nk'abo bakecuru ubundi banywa bya byeri bituma batumba ibida yewe muhama wajyanayo uretse ko twamaze kumenya ko nawe murahamwa za divayi ngo ntibanywa za byeri bazinywa bihishe cyangwa bazifuza akazi erega uzaha akazi ko kubakontorora habe nigendere nkubise ngiye gukora ku mahoro yanjye nigendere akagira ngo ni amadago siho ugiye si ubundi ko nakubwiye kuri iriya mwana uhoranga uzamucanga ukicicikira amaherezo ni ayahe ariko inkeke umuzaho y'umwana uwo mwana agenda atenguma amahoro nakubwiye ko ngo ari inshuti ya rukundo wacu ariko simushaka hano rwose uramwangira iki ariko niba yuzura n'undi mwana bigana bigutwaye iki ubwo se abuze undi bakuzura urukundo rwanjye niyo kamara se ariko nyirarwa ugiye kunanira koko ugiye kunanira rwose mva ko abagabo bo bari twebwe tumeze nabi da umugore wanga umwana koko ntacyo amutwaye nako simbizi kandi mu gihe sinigeze ndeka nako
wisamye wasandaye wabibaza ukarangiza ibyo uvuga wagize ngo ndabiwe ko utankunda simbi wewe icyo uzashaka uzagikore uwo ntazi senze nyina rwose erega icyo washaka n'ubundi ndakizi imitwe yawe nayibonye kare ngo ubwenge bwo mwibarabera ariko cyakora nongeye kukubwira ko uriya mwana ntamushaka hano ariko uzamwirukana wowe ufitemo inyungu umva umwana wivugiye ko ari inshuti ya Rukundo kandi barigana urabizi kugeza ubu rero simbona ikintu mubora babarira dore ko byose wese abandi birwa biyereka ahangaha sinumva ngo n'amacuti yawe undi se kuki atagira umwe cyangwa benshi mu rungano rwe ngo buzure si ubundi nuwo kwande sendize numva ngo yitwa Niyigena nyine wakabimenyese none rero ngo nimfata impiri nirukana umwana ngo ntazangarukire mu rugo ibyo ntabyo ubonye nushaka wiyawe nushaka yaho rwose narinda nta nicyo muziza mbisana nigende ndebe ko nabampumetse ubwo ntacyo nongeraho nzabyikorera ariko uriya muhanya w'umwana rwose namwanze nkimubona nubwo ntazi icyo mwangira bwose ariko nyine ndamwanga n'Imana ibimenye Rukundo kandi amukunda kubi wagira ngo nuwa mubaburiyeho yokanyagwa ibyayo byose bigomba kurangira ariko ntakangishe ngo nuko mvuga nta ntege na rimwe nagenda Datamika niko nyarwa nyarwango ninde amene ikiro cy'imodoka bako nasase wa muhungu nde basara umwana mwiza ngwiki nanjye munyange sombida nugitanga ibihumbi niho wumva ngwiki yakimenye uhari ureba ndamuragira se yakimenye ate kubiza umupira arangije ahitabura nta namenya nahaciye ureba uraceceka sugumaze iki muri urugo nanze kugukangura ngo utanyitukira dawe reka nisarigomaga kuko nyine ndikubwira ukagira ngo ndamwanze aho rero isagomba kiguri akigure byanze bikoze cyangwa ufungi nako ndagiye ese ubundi nguryo cyane urabona ngo mbwiranyisha program se kave haryari nta n'igice cy'isaha kirashira nabonye atoro masinzi yangariye hiryo ndareba nanjye nyine ku kizuru ntayiro yaragatwaye kandari agomba kuba nari we wayitwaye nta wundi urabona ariko ngende rwose koko kandi bende afite kera kantu nyine biritaye rwose ntavuga uza amafaranga agura ariko ni cyane rwose ngo cyane nimwe kagusiga imbaraga sa koko mbese Rukundo wahiye nabonye amwirukanye masinzi baho hanye je mushake vuba je kukwereka ahubwo buzire bwagiye umunsi agite kwiparike je namanya mfite ndarabwa ngabara hepfo bwira gira vuba rwose nazemo ubwo neje ku cyumweru yenda kazirirwa maze ho bazaze kukagombora bayazanye ni nkaka kanya rwose ibihumbi 50 cash yabura nkayivana mu mutungo we kungufu ni cyane rwose ntibayabuze ubwo ndajyana none hirya yawe urumva yigira mbese ndajyana yawe ntabwo nabona ho nshana benzi imeze kuri iyi tete ntabikubwira ubundi inganze ngo ndebere n'ufunguzo ubu ni suwe ntabwo wiri wahanga barinda bangiza ibintu wari hanga yashaka iki kugenda kubwira kwiyama ngo muvandira muvana ngo reka data ngo niza amacuti z'abahungu ba ngaho wari wabimenye se mbere nkaho shyikira ko ntaje mereza ariko rero n'igitangazo ariko umuntu afite wenyine gusa wanyereka inyana imbwa ngo nise maze ngo tubonane sinaribuze kuva kera tangaza akana gasuzuguro neza n'umwana bico bibiryo cyane ngaho uretse ibitondo mugesa wande karekera nawe urekera reka ngende kero bakasagisha kuri pariki kandi none hanga mukira baramuzana bakabagora tutazi ubwenge ni mapi yewe ndarikoze bashashakaye birebere gusa ndarikoze ye pe uretse ko ndebye nabi bishobora kungaruka ariko kuba namena ikirahure cy'imodoka y'abandi ngo nkunde mpamye uriya mwana icyaha soba nirangiye turayongone Rukundo ntizamvamo niyo ntabikora ndeba ariko nari namwihanangirije nuko nyine atarazi intego yanjye ibi ngibi mvuga ariko ntibinyoroheye katabirora nabimenya ndamukizwa n'iki ko mpamba riva arankuraho nta kindi sobone nabikoreraga iki rwose
niyenza guhemba ikindi kitareba imodoka y'abandi iriya irankoraho ntashiti wampa nkakira irya none. Injira. Mwaramutse bwana procureur. Mwaramutse. Ushobora kwicara. Murakoze. Ntabwo ariko mwafungiye umwana kandi arengana rwose. Yafunzwe nande? Namubwiba n'ikise bwana procureur ko yafunzwe kwa gatandatu kugeza ubu. Yitwa nde? Yitwa Niyigena Jamubandi. Bwafungiwe iki? Reka rwose baramuhoteye. Hari umwana bigana mu ishuri b'inshuti ye. Haza kujya iwabo kumusura. Nyuma numva abantu myongo umwana yarafunzwe. Naje umwana ambwira rwose ko atigeze amena ikirahuri cy'umodokari. Ahubwo arambwira ngo ngo n'umugore we ngo ni madamu wawe wabora kimwe. Madamu wande? Ngo ni madamu wawe. Madamu wanjye? Rwose niko uziko suzugura kandi agufunga. Ariko nkaba ndengana. Cyaje kare kirango. Nkaba ndengana rwose. Madamu wanjye. Se witwa nde ukora iki? Nitwa Muhoza. Nkaba nkora muri economy. Ufite amafaranga yo kuriha ibyo umwana wawe yangije? Reka kugeza ubu sindamenya rwose n'ibyangije byari byo. Yamenye ikirahuri cy'imodoka Benz. Urumva? Benz. Cya kindi cy'imbere. Atwara na kakanu karanga Benz kameze nk'inyeri. Sinzi niba uzagaciro kako. Nigena. Cyakora cyo ndi utabizi ndakumenyesha ugahenda. Byose hamwe birakabaka mu mafaranga 50. Utibaje n'indishyi zakababaro. Kubera igihombo byateye nyirayo kwimaza imisi yagaze. Bwana procureur ariko sinzi niba mwarakoze ankete hagije. None uje kutugisha akazi. Byonyine ngo ni uwo mwana yakubiswe mumwemeza ko ari wabimenye icyo kirahuri zirababaje. Sinzi niba batazisabira indishyi zakababaro. Niba se umunya kimena urumva atagomba gukubitwa. Kandi rwose yarandayije ukuri ko atigeze amenye ibyo modokari. Ngo yagiye kubona abona baramusumiye batangira gukumudiha ngo nabari modokari. Nanu ni intere rwose. Wambeze atangiye gushoza iby'urubanza. Mujye muno gukorera abana banyu neza maze musange murojangwa. Rwose nshaka kurahira ko umwana arengana rwose. Dore dosiye ngiyi. Dore. Urumva? Ibyangijwe nabikubwiye. Ugomba kubiriha nta kindi. Ubwo uzahitamo umwana cyangwa amafaranga. Uretse ko ntanze umwana wanjye cyakora nta bihumbi bingana bityo rwose mfite. Ni ibihumbi 50. 50. Utayabona akabanwa mu byo utunze ku ngufu. Ariko siko umwana arengana. Rwose ko arengana. Mwabaye mumufunguye rwose mukitonda mugakomeza mugakoresha nkete. Yazatsindwa nkabona kubiri. Niko. Rwose bwana procureur mwakoza nkete rwose. Ariko mutantangishije amafaranga ngana gutyo. Azirwe yagaheri. Nta yandi magambo yawe nshaka. Sohoka ahubwo nabandi barantegereje. Ubu siko ko arongera ari mu bwose bwana procureur. Mwamba bari rwose agata. Hishu. Yewe ncoko none muri mu mpigi. Mu gihe cyo kuyashaka. Ariko umwana ataye. Jya gushaka amafaranga yewe ntesha igihe. Jya gushaka amafaranga. Rwose ni mu mpigi cyangwa se abanjye mufunga. Uradindiza akazi sohoka. Ariko jya gushaka amafaranga. Ariko umuntu azarengana pe. None iyo modoka yamenetse urumva nyina atarengana? Ariko abyihorere se. Bwana procureur rwose nkubwije ukuri ko nibyo ihute yewe uhita ukinga n'urugi kandi ngaho ugira vuba. Yewe ndagiye ariko bwana procureur umenye rwose kwa umwana arengana. Injira. Rone madam. Niko. Kumbana masataraye. Nanye ndabona ntaza aho nakubonye da. Niko se kize. Ndabishaze siwe. Ubanza. Ufite ibibazo se nawe hano? Gikomeye ahubwo. Gikomeye gite? Hari umugabo bafungiye umwana akaba rero yari yatangiye kubyirukaho. None malaria yamukubise hasi rwose. Nako sinzi ko aramuka. Niko konyohereza rero ngo nzana amafaranga mwari mwamuciye kugira ngo umwana we afungurwe. No witwa ndese? Niyijyana ajya mu bandi. Upfana iki se n'uwo mugabo cyangwa n'uwo mwana? Bombi ntawe tudafite icyo dupfana. Ariko se kize. Karame.
ubundi uretse ibyo amakuru yawe ayo wansiganye sura yabiwe nyamara wambwira Dani kera mwana wanjye uramuboreza muri kasho ku mwana wawe nanya ngo ndavuga amakuru eh nta makuru ntayo dore cyakora yawe yo ndabona ari meza da na cya gihango ntacyo cyagutwaye oya ndabona nagitatira buri munsi ni ku mwana se ufunze n'uwawe imbaso busa yego nagize impamvu nyinshi zatumye mpindukanisha imigambi ndetse sinatinze kubona ko nibeshye akazi kawe ariko se wa mwana wacu wa mwana wacu wawe nanjye amakuru yo ni wowe yasura yandusha kuko ari wowe wamufunze ukaba uyakurikirana buri munsi utanga n'amabwiriza yo kumukubita buri saha ahubwo uwo mwana ayiwe ntibishoboka se burya n'amaraso yanjye yo rega ngo ndikora mu nda kuki wamumukira rwose kuko bigeze aho ngaho ntumbwire mbere y'igihe izi soni koko nzazikizwa n'ikimbere y'umwana wanjye koko kizere ntabwo wamukiye koko ahubwo muhata inkoni nyinshi ibiryo bike ese si ryo posho wamuboneye Ikinamico